ntabwo nemera uriya mutangabuhamya numvise kuri channel ya Theo kuko ukuntu yavuze biteye ubwoba kuri Noel. Yavuze yuko bagiye gutabara na executive, bagerayo baraganira babwira ibibazo bye. Ikindi nshaka kubabaza, Kazungu ukomeje kwica abagabo bo muri Kigali binjira mu mago abatwara abagore, yigiza akaraha kajyahe. Kazungu ni muntu ki? Abo bantu ni bwoko ki binjiye mu rugo bwa Noel Habimana? Nyuma y'ibyo byose arapfa. Bakunzi ba Rita TV Show, tubahe ikaze muri iki kiganiro nanone cy'ubusesenguzi ndetse no kubagezaho ibyahishwe cyangwa se ibyo twagiye ducukumbura. Ngira ngo Rita mwenyewe CEO w'iyi channel cyangwa iyi company niwe wigereye ku hamwe tubavuga ko yegereye ku isoko kugira ngo atuzanire amakuru yimbitse atariho ivumbi. Hanyuma yo kumva izo nkuru zose zagiye zicicikana mu gihe kingana n'icyumweru cyangwa iminsi tugasatira kurangiza icyumweru cyose, bavuga kuhusu huyu jamaa anayitwa Noel Habimana. Umwanya twagira ngo tuhereze Rita TV Show. Aratangira Rita mwenyewe abasuhuza kandi abagezaho n'aya makuru yimbitse. Rita, your time. Muraho neza abakunzi ba Rita TV Show. Usanzwe tubagezaho inkuru kandi twabashije kunonosora, gusesengura cyangwa kunonosora, twazizeho neza kandi neza cyane. Turacyakora ubushakashatsi kandi twabubonye ku mugabo uherutse kwitaba Imana bita Noel Habimana. Noel, njyewe ikintu nibaza ni kimwe. Noel ntabwo nemera ikintu ushaka kubatangariza cya mbere. Uriya mutangabuhamya numvise kuri channel ya Theo kuko ukuntu yavuze biteye ubwoba kuri Noel. Yavuze yuko bagiye gutabara na executive, bagerayo baraganira babwira ibibazo bye, barangije hanyuma uwo mugabo abashyira mu modoka ngo arabatwara. Sorry. Amaze kubatwara ngo arababwira, amaze kubagezaho bajyaga ngo arababwira ati njyewe mureke nsubire mu rugo ndarushye, nkore dushe hanyuma nduhuke. Aho yabagejeje bavamo, umugabo asubira inyuma ajya mu rugo. Ageze mu rugo arabanza ararya, amaze kurya hanyuma ajya muri dushe. Icyo nibaza ni kimwe, mwebwe ntabwo mushobora gukora ubusesenguzi ngo muhite mutahura neza ko abo bagabo ahubwo bari bazanywe no kumwica? Aho muhashyira akabazo. Aho muhashyire akabazo. Niba ari byo koko yaratashye akarya koga agahita apfira muri iyo dushe, kandi koko yari amaze kubibatangariza ati ngiye koga, abo bantu ntabwo mushobora, mwebwe buyobozi bw'u Rwanda, buyobozi bw'abanyarwanda mwese, ntabwo mushobora gushyiraho akabazo muti umuntu apfuye amaze gutangaza ngo ngiye ko abibwiye abayobozi. Abo bantu ni bwoko cy'ubundi? Abo bantu bageze gute agenda kwimeninda kuvuga ibibazo bye nk'umuntu w'umugabo atabanje byibura kwicaza famille cyangwa umwe mu bantu yemera ngo amwicaza muganirize? Abo bantu ni bwoko ki binjiye mu rugo bwa Noel Habimana?
nyuma y'ibyo byose arapfa. Njye numva ahubwo abo bagabo bari baje baguriwe kugira ngo bamurangize, bamwice neza bamurangize. Ikindi nshaka kubabaza, Kazungu ukomeje kwica abagabo bo muri Kigali binjira mu mago abatwara abagore, yigize akaraha kajyahe. Kazungu ni muntu ki? Ni muntu ki mwabagaba mwe, mwabuyobozi mwe? Ni muntu ki ushobora kwinjirira umugore akagenda akinjira mu rugo rw'umugabo we rwose? Kazungu akaba umugabo akarongora umugore, buri mugore wese ashatse muri Kigali aramurongora, kandi nta nkurikizi n'uwo mugabo bari kurongorera umugore ntavuga. Uwo Kazungu ashyigikiwe n'iki? ahubwo ashyigikiwe nande? Nanjye icyo nibaza, uwo Kazungu ashyigikiwe n'iki? Mwebwe ntabwo mushobora kubyibaza? Mwabagabo mwe, mwabuyobozi mwe, mudashobora guhaguruka ngo mwamagana ayo mabi, ihohoterwa n'ubwicanyi. Ese ubundi reka mbaze RIB mwebwe murebera, RIB yarinjiriwe? Ntabwo mubizi ko RIB yinjiriwe? Abashoramari bashoramo amafaranga, RIB igaceceka. Sire Murangira dusobanurire wa RIB. Natusobanurire, kuko abantu bageze habi, bageze mu gupfa, bageze kugezaho umuntu upfa ufitiye akamaro igihugu akicwa gutyo. RIB iyo numva bita RIB imaze iki mu Rwanda? Kweri ngo uwo mugabo ahageze aragura, we ntavuga, aragura. Kazungu ahageze aragura. Ubu rero ahubwo bisigaje nuko namwe mwaba RIB mwe cyangwa mwabuyobozi mwe mubirebera mugafata ayo mafaranga ya Kazungu, bigezeho ko namwe abagore banyu bazaza bakabasambanya, ahubwo mukirukansa amaguru, nta n'ibirenge, nta nakamambiri mwambaye cyangwa sandari cyangwa silipa. Kuko niba umugabo muzima avuye mu rugo rwe nka kuriya agapfa urupfu nka ruriya, murebera ntihagire ukoma induru, ntihagire umutabariza, abakurikiyeho ni mwebwe. Ndababwiza ukuri ko abakurikiyeho ari mwebwe. None se ni gute akora amabi? ntahanwe ko numva ngo u Rwanda rurimo ubuyobozi buzima, ko numva ngo u Rwanda rwateye imbere mu bintu byose. Ni gute akora Kazungu akora amahano ntahano? Ashyigikiwe n'iki? Ashyigikiwe nande ahubwo noneho? Ninde ibyo byose ubiri inyuma? Yes, ninde ubiri inyuma? Numva rero ngo harimo abakomeye, ariko uko waba ukomeye kose ntago waba ukomeye kugira ngo umene amaraso y'abana b'Abanyarwanda. Ntago waba ukomeye kugira ngo usenye ingo. Arashobora kuba wenda ari nk'ibintu byamubwiye, ari nk'ibishitani byamubwiye ati jya ugenda usambanya abagore b'abandi, uzunguka ibyo izo numva ngo ni inzoga akora, niba ari ngo ni jini ikibiki. Koko Kazungu wayogoje ngo ntawe umuvuga, ngo ni nguvu jini da, ngo ni nguvu jini. Harimo amajini iki? Kubera iki ubutabera? Iyo jini ngo ni kwanza byamenyekanye ko atari ye, ngo ni yakabarebe. Ya James Kabarebe. Hoya, ikintu ushaka kubasobanurira, James Kabarebe uburyo yinjiye muri nguvu jini, yagiye asabwa iki? Asabwa ubufasha, ajyanywe nande na Knowless. Yes, amakuru turayafite yose. Amujyana nk'umuntu ushobora kumusayidira ku bibazo yari afite. Undi nawe aravuga ati kugira rero ngo ufashe neza kandi unakomereye, reka dusharinge. Nguvu jini agira imbaraga. Nguvu jini ntawe umuvuga Kazungu,
nguvu Jean ajyana yaba ibirema arajyana, yaba abazungu akajyana, yaba abirabura akajyana, ntawe uvuga. Njyewe icyo nshaka kubaza ni ibyo bihuri nuza Kazungu ahuriye he no kuba wenda ari we waba urana ko mu kiganiro cya mbere ndetse n'icya kabiri mwagiye muzana mu majwi umuntu wa mbere wabaye boyfriend w'uwo mugore wahise wavunaguraga uwo mukobwa bateka ko ari we byaranye nawe first born we, yaba ari Kazungu se cyangwa n'undi wo muri RDF wa wundi iyo game iba yararangiye ku ruhande? Warakoze cyane. Ntabwo ari Kazungu babyaranye umwana wawe, ntabwo ari Kazungu rwose, kubera yuko uwo babyaranye ni wo muri RDF, yishyurira RDF buri kimwe cyose na RDF. Ariko Kazungu uburyo bahuye, Kazungu ubundi yari umuntuza wiwe. Kazungu yari umuntu udasobanutse, niko navuga. Ahubwo yazamutse he nyuma. Ariko ikindi kintu ushaka gutabaza, numva mu Rwanda buri muntu wese ugize ikibazo cyo gupfira mu rugo, cyo kugira gute, cyo guhohoterwa, ngo bamukorera autopsy. Izo autopsy rero mukora zijye zigaragaza n'umuntu, bagiye basuzuma n'amaso, zigaragaza umuntu yarebye bwa nyuma. Kandi koko iyo umushoramari ahageze ngo Kazungu ngo iyo ahageze aragura ribi gaceceka, ikirego bakagikurayo. Kazungu arimo ibiki? Ubutabera budakurikirana arimo ibiki? Ubugambanyi tubwiwe kenshi n'imiryango myinshi ari kesi ya Kazungu. Yes, kesi ya Kazungu yabaye iki mu Rwanda? Uwo Kazungu udakorwaho ni muntu ki? Mushobora ubundi autopsy mukora, yemwe abaribu n'abaganga bose bo mu Rwanda, autopsy mukora, kuki mutavuga ukuri? Kuki mutavuga ukuri kw'ibyo mubonye, kw'ibyo mwasanze? Mugashwishwiza famiye z'abantu bakorewe ihohoterwa, ati nta nyine yapfuye, ati byageze, mugakora raporo y'ibintu bizima kandi umuntu yahohotewe bikabije. Ndatabariza abanyarwanda bose mukorerwa amahohoterwa. Abagabo nka ba Kazungu bakagura RIB. Why not mudashobora guhaguruka mwese mugahaguruka mugahagarara mukamenya byihishe inyuma nande? Yewe wa muyobozi ubyishe inyuma, wowe ntago uri umuntu uzapfa. Wowe ubiri inyuma ntago uri uzapfa, ntago uri umuntu, ntago wambaye inyama n'amaraso. ahubwo se bibaye ku mwana we cyangwa umuvandimwe we yabitwara mu gute? Ese wowe utekereza ko ugambanira abantu ngo barongore abagore b'abandi waba murongoye? Mujye musesengura, mumenye neza umuntu ikimwishe. Ariko Kazungu rero ngo yazengereje abagabo bose bo muri Kigali, buri muntu wese aramuvuga akavuga Kazungu bite byawo ubundi? Aho se kuki ba Kazungu aribo iyo zina Kazungu, ari na Kazungu ndi wisha abantu, hari na Kazungu ako Kazungu uriya wisha abantu, we numva ngo harimo ukuboko kw'abantu bakomeye, yicaga abakobwa akabakuramo ibyo mu nda, inyama zo mu nda, impyiko, imyijima, imitima, bakajya kugurisha. Ndumva iryo zina rya Kazungu umuntu yashobora kuritekerezaho cyane. Wasanga ari n'icyo ngicyo cyabicaga. None se ubu Kazungu arafunze we? Iki se cyo kiri hanze gikora iki? Ni igikiri, ni igikinya. Ubukire rero hari aho bugarukira. Niba ari n'umukire, gerageza utunganye inzira zawe,
kuko nawe urupfu ruzakwica ntabwo uzi aho ruzava. Tunganya inzira zawe. None se ni gute ugenda ukinjira mu mago y'abantu? Ukinjira mu mago y'abantu ukarongora abagore babo bikarangira wishe n'abagabo. Yemwe abagabo mwe muri aho murimo murasama gusa mwasama ngo Noel bibaye bite ngo bigenze gute, aho gutabara mugabo mugenzi wawe. Nawe sho ni wowe, ni wowe. Hanjye mba numva nk'ikiyagaze ngifashe nagikubita nk'umugeri. Harya mu Rwanda ngo nago bavuga ntibaceceke ejo nibo bazaba bariho barakorera za autopsy nabo byabuzwe byabacangiye muri roho kabisa. Nimuceceke ariko namwe bizabageraho. Kubera iki mudatabariza bagenzi banyu bafite ibibazo? Kazungu wowe uko waje mu buzima bw'abantu urakuzi? Mu by'ukuri rwose gerageza. Ribu ndayitabaje, nongere nyitabaza. Ikore urega ni uregera. Bazagikureho rero bashyireho ikindi kintu. Ishinga gishoboye gukemura ibibazo by'abaturage. Kuko ntabwo mushoboye. Ntabwo mushoboye pe. Ntabwo mushoboye. Kuko iyo mushoboye ntabwo abantu rwose bapfa kenyege pe ntabwo byashoboka. Noneho mu mujyi wa Kigali ikimbabaza ibintu kuba bibera mu mujyi wa Kigali ahantu none numvishe namarangira avuga ngo iyo case ngo arabaza muri famille bajyaga bavugana nawe ngo hirya no hino. Niba mubizi neza yuko umuntu ashobora kuba yahura n'akariya karengane nka kariya mukasa nkaho mwirengagije ibyo bintu, bisa nkaho ubutabera bw'u Rwanda wa mugani w'abantu bo muri opposition bavuga ko ari ubutareba. Bimwe ibyagakwiriye kuba bivugwaho ntabwo ari byo bavugaho, ibyagakwiriye gufungwa si byo bifungwa. Urumva abagakwiriye kujya amabuso barabihorera bakidegembye hanze, ahubwo bagafata umwana w'umunyarwanda wari urimo asa nkaho arengera abanyarwanda, avuganira abanyarwanda, akaba ari ahohoterwa cyangwa ushobora. So jewe ndumva iki kibazo wenda ngusaba ko wakigira kifupi kwa sasa. Jen, sinzi cyese niba hari ikintu ushaka kuba warenzaho kuri iyo ngingo y'ihohoterwa ryakorewe uwo Noheli Habimana, ku buryo sinzi niba hari ikindi ushaka kuba wagezaho abakunzi bacu. Gusa birababaje, abanyarwanda bose babona ko iki kintu cyavugwaho at least ukwezi kose abantu bagenda bagisubiraho, kitaza kugira ngo wenda kigere kirangire gutyo nta butabera buhawe umuryango wa nyakwigendera. Mu by'ukuri nsaba abanyarwanda bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda aho muherereye mwese, mukomere kandi mwihangane kuko twajwemo kubona umuntu w'umugabo w'imyaka 40 n'ingahe aho ngaho utarageza 50, afite urugo, ari papa, afite abana, apfa urupfu rudasobanutse ndetse mu bantu basobanutse. Rwose birababaje. Umupapa yari afite famille, afite umuryango ndetse afite na side yo kwa nyirabukwe, ariko urupfu yapfuye, urupfu n'ubu ngubu rwababaje abanyarwanda twese aho duherereye. Rwose birababaje kumva nyagupfa Kazungu yaba yapfaga kuko yishe benshi nta mpamvu yo kumugirira impuhwe, kandi utumugire n'impuhwe azica n'abandi. Kazungu akagenda akicura ya mupapa, ntagire umukurikirana, ntagire umuvugaho. Ni ukuri birababaje. Ntagire umufunga, akagambanirwa,
bimwe bavuga ngo bamuteye icyuma, ubundi bakavuga ngo bamukubise ubuhiri, ubundi bakavuga ngo, ariko mu by'ukuri ese abasadaka bajyanayo ko atari ukuvuga ngo ashobora kuba ari nk'abashitani, iyo ko atari umushyukwe ko ari ubwicanyi. ni ubwicanyi bw'iyicarubozo kandi birimo ubuyobozi. Gute ribu yumva ikirego? Ese abaribu mumaze iki? Umuntu yaje kubagana ati ngiye gupfa kubera iki ko nabonye muri agahishyi mu Rwanda, kubera iki atagira na babiri basimbuka ngo bagende barebe neza ikibazo uwo muntu waje abagana afite. Muzi guhembwa gusa no kubaza imishahara, mwicaye mu office muzunguza ibibuno ku ntebe mutaguze. Ariko njye rimwe mba ndeba rimwe umukozi akora nk'umukozi koko. Ukora uvuga ati ukwezi kuzagera mpembwe, ariko nturebe ibyo wangije, nturebe akazi k'abandi uri murangiza, uratuma abantu bapfa. Kazungu rwose njyewe ndongera niyo ribitanyumva, ariko nzi neza ko nabo bashobora guhinduka hakaza abandi wenda bafite imyumvire mizima. Muzakurikirana ikibazo cya Joel Habimana, cya Noel Habimana, mushyireho rwose inzego zibikurikirana, mushakishe uwo Kazungu n'ubiri inyuma wese. Numva bavuga ngo ni Kabarebe, nacyo mugifate. Yes, nibyo tugana ku musozo rero. Ngira ngo nuko rero dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, tugushimira wowe warudukurikiye kandi natugushimira byibura Rita, asante sana. Gusa birababaje kumukubona umunyarwanda apfa marabiranya gutyo, abantu bakabigira urwenya, abandi bakabikoramo inkuru zicurukiranye, abandi bakabisitera mu rwenya, bagasa nkaho baninura ngo ntabwo yatunganyaga inshingano z'urugo. Idiot, ubushenzi nk'ubwo uwo mushinyaguzi nk'uwo, icyama nawe bikakugeraho. Murakoze rero, ngira ngo wasezera ko bakunzi ba Rita TV Show. Bakunzi ba Rita TV Show rwose ndabasezeye cyane. Nta kundi nyine ngiye nashobewe, sinfite n'icyo gukora rwose. Bye bye.